Wakoze iki? Nahise mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana Nawe nuko. Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaburanishije mu ruhame abaturage batatu barimo ukekwaho kwica umwana we w'imyaka 3 n'umugore we, mu gihe undi ukekwaho kwica uwo bashakanye amuteye icyuma mu nda. Ubushinjacyaha basabira gufungwa burundu. Izi manza ebyiri zabaye ku wa kabiri tariki 24 Werurwe 2026 zibera mu kagari ka Bujyujyu mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana mu nteko y'abaturage yitabiriwe n'abaturage benshi. Urubanza rwa mbere ruregwamo Nyirahabiyaremye Agnes na mugenzi we Joseph baregwa ubufatanyacyaha mu kwica Habufite Jean Pierre tariki 31 Mutarama 2026. Uyu mugabo akaba yari asanzwe yarashakanye n'uwo mugore wamwishe amuteye icyuma mu nda. Ubushinjacyaha bwavuze ko Nyirahabimana yishe umugore wamuteye icyuma mu nda nyuma yo kubigirwamo inama na mugenzi we Joseph wamubwiraga ko namara kumwica bazahita bibanira. Bwamusabiye gufungwa burundu bitewe n'uburemere bw'icyaha yakoze cyo kuvutsa ubuzima umugabo we. Nyirahabimana yemerera urukiko ko yishe umugabo we ndetse anagaragaza uburyo yabikozemo nyuma y'uko yari avuye mu kabari agataha bakabanza gutongana, nyuma bakarwana akamutera icyuma cyo mu nda. Yasabye urukiko nibura ko rwamuhanisha gufungwa igifungo cy'imyaka 2 anasaba imbabazi abaturage. Mugenzi we Joseph watanze amafaranga 500 yaguze icyuma cyatewe nyakwigendera yasabiwe gufungwa imyaka 25 bitewe n'uko yari ikitso mu gusenya umuryango, akaba n'umwe mu bacuze umugambi wo kwica umuntu. Karamage yemerera urukiko ko ariwe wiyiciye umugore we n'umwana, aho yabakubise isuka mu mutwe kuri buri umwe ndetse anagira uruhare mu kwishyikiriza inzego z'umutekano. Uyu mugabo yavuze ko impamvu yishe umugore we yaturutse ku mafaranga 500 yari yarahaye umugore we ngo yongere mu bucuruzi yakoraga, nyuma ngo yamwatsemo 100 abonye atinze kuyakoresha icyo yamuhereye arayamwaka undi arayamwima. Kuva ubwo ngo urugo rwabo rwatangiye kuzamo amakimbirane kugeza ubwo amwiciye. Ubushinjacyaha nawe bwamusabiye igifungo cya burundu bitewe n'uko yishe abantu 2 akabavutsa ubuzima. Uyu mugabo yafashe ijambo asaba urukiko kugabanyirizwa ibihano ndetse no gusubikirwa igifungo. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwanzuye ko umwanzuro uzasomerwa mu ruhame ku wa gatanu tariki 25 Werurwe 2026 saa 6 z'amanywa aho urubanza rwabereye. Abaturage bo mu murenge wa Muyumbu bitabiriye izi manza ari benshi, bishimiye uburyo aba bantu baburaniye mu ruhame bagaragaza ko bisigira isomo benshi baba bafite imigambi mibisha. Uwiragiye Immaculée yagize ati njyewe nabyakiriye neza kuba abantu baburanishirijwe mu ruhame kuko bitanga urugero kuri buri muntu wese ku kuba yakwirinda gukora icyaha n'igisa nacyo. Kuvutsa ubuzima umuntu ni ibintu ndengakamere. Inaha ntago mbere habaga ubwicanyi, ariko ubu rwose bisigaye byeze cyane. Ubuyobozi bwongera ubukangurambaga butuganirize cyane. Mukamana Dafroze we yavuze ko kuba abantu baburanishirizwa habereye icyaha bisiga isomo ku bantu benshi ku kuba bakwirinda ibyaha n'ibisa nabyo. Yasabye ubuyobozi kongera inyigisho mu bashakanye kuko amakimbirane bagirana ari avamo kwicana. Mushimire abakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.